Ese wigeze wibaza niba resistor ishobora gukoreshwa ahantu hose habonetse cyangwa se muri circuit zose? Igisubizo ni oya. Muri video ngiye gusobanurira ahantu resistor ishobora kuba yakoreshwa bitewe n'impamvu runaka zigiye zitandukanye tugiye kureba hamwe muri video. Ni gusa kwireba kugeza ku musozi kugira ngo ize kurangira bamaze gusobanukirwa neza ese resistor ni ahantu ishobora kuba yakoreshwa bitewe n'impamvu runaka zigiye zitandukanye. Rero ko dukomeza rero nimba kandi subscribe niba utarayikanda nicyo gihe yikande kugira ngo niza na uploadinga video iza kugeraho uri mu bambere kandi nawe ubasha gukurikira amasomo atangirwa ahangaha. Wibuke gukanda like no kundi video ukoresha ku bantu bose bifuza mwasangira ubumenyi kandi wibuke no gusiga comment. Muri comment ushobora kuduha idea cyangwa se ukabaza cyangwa se ukatubwira uko wabonye isomo ry'uyu munsi, byose biba byemewe. Reka dutangire. Hano ikintu cya mbere tugiye guhera kuri current. Current twabonye ko tugira current zigiye zitandukanye, hari AC hakaba na DC hakaba n'izindi zitandukanye. Iya mbere ni AC, tukagira DC, tukagira n'andi ma high frequency current. Ahangaha ikintu nakubwira ni yego. Ibi ngibi byo resistor ntabwo byitaho kumenya ngo umuriro ni AC cyangwa se ni DC, kubera ko ikintu twabonye DC igenda mu cyerekezo kimwe, mu gihe AC yo gutya hano hejuru hano tuba dufite positive voltage zigasunika current ikajya imbere, ubwo urumva current iri kugenda imbere, hanyuma hano hasi ho current none ihita ihindukira bitewe n'uko voltage zaza negative zigatangira gukurura ama electron, kandi ama electron twabonye ko niyo twita current iyo ari guca mu rutsinga cyangwa se muri conductor. Rero urumva kuri iyi ngingo ho biroroshye, resistor ntabwo ibyitaho. Iyo ikintu iramenya ngo ese hari kuza electron zingana gute, kavuga ati ndazicengiye mu buryo bitewe n'ukuntu n'imbaraga ngewe nifitiye. Ibyo ngibyo urumva byo biroroshye. Hanyuma tukagira izi high frequency current. High frequency current ni ukuvuga ni ziriya tugira zirimo switching, biriya bintu dushyiramo ni ibyo twita ama oscillation, ku buryo dufata umuriro tugatuha frequency ziri hejuru cyane. Ushobora gusanga umuriro byibuze ufite wenda nka kilohertz wenda nk'ijana ni urugero. Urabona uyu nguyu utandukanye n'iyi miriro yindi, kuko iyi ngiyi yonyine twabonye ko yigirira wenda 50 Hz ni urugero. Urabona 50 n'ibihumbi 100 biratandukanye. Rero nk'iyi ibihumbi 100 nayo ni high current, ni high frequency current. Rero izi ngizi zo resistor irakora yego nibyo, ariko hari igihe hagenda hazamo ibyo twita distortion cyangwa se bikagenda bisa naho bidakora neza. Urumva bitewe nuko yo iba ari current iri hejuru kandi nayo bishobora kuba yagenda mu buryo ijya imbere yongera igaruka inyuma, ijya imbere yongera igaruka inyuma. Rero ibintu hari igihe bibangamira resistor ikaba yakora ariko ntikore mu buryo bukwiriye. Ahangaha turabibonye neza yuko resistor idashobora gukora neza mu gihe dufite high frequency current, ariko kuri DC no kuri AC zisanzwe zo irakora neza nta kibazo nkaho nta n'icyabaye. Hanyuma tukagira ikindi kintu cyitwa power rating. Power rating ubundi power twabonye ko power ni ingufu, hano mu mashanyarazi ni ingufu akenshi zigiye gukonsomwa n'ikintu runaka. Rero buri resistor iba ifite ingufu yagenewe kuba yakemerera gutambuka kandi ntigire ikibazo. Urugero wenda iziri common cyangwa se zikunze gukoreshwa cyane ni nka 1/4, ubu ngiye bingana na 0.25 watt. Tukagira 1/2 biba bingana na 0 n'igice watt. Tukagira watt 1, tukagira watt 2, tukagira watt 5, tukagira watt 10. Urumva nyine muri rusange ni izi power rating ngomba gukoresha. Izi ngizi bisobanuye iki? Bisobanuye ko iyi resistor nushyira muri circuit icamo power iri hejuru y'ingiyi yagenewe, birashoboka cyane ko iyi resistor izahita ishya kandi nawe ukabyibonera n'amaso yawe. Ahangaha ntabwo biba ukeneye kupima na milimeter. Resistor ihiye muri ubu buryo bitewe n'uburyo n'ahantu wayishyize ko hari current iri hejuru, icyo gihe utibona n'amaso kuko irashya nyine igahinduka umukara cyangwa se ikaba yanaturika biterwa. Rero hano ikintu cyo kwitaho ni ukumenya ngo ese resistor ngiye kuyikoresha hehe, kubera ko hari ahantu henshi ujya gukoresha resistor nawe ukaba ubizi neza ko aho hantu hari umuriro mwinshi, kandi iyo dufite umuriro mwinshi ubwo ni current iri hejuru na voltage runaka, iyo tubikubye bitabyara power iri hejuru. Rero icyo gihe uba ugomba kumenya kugira ngo ubyirinde. Iyo dufashe power tuba tubona ko ingana na voltage dukubye current. Rero circuit yose uba ufite nawe ubizi neza ukavuga ati iyi circuit yangira current nyinshi cyangwa se ukagira current iri hejuru. Rero ni byiza kugira ngo ubanze umenye kiriya kintu kugira ngo ubone uburyo ukoresha resistor yawe. Reka turebe urugero wenda rutoya. Hano dufite supply cyangwa se
cyangwa se batiri ifite volte 12, tukagira na resistor yacu ifite ohme 100 ariko ikagira wate iriya ya mbere ya 0.25. noneho iyi resistor yacu tugiye kuyikoresha nka load nabwo ko ni ikintu gikonsoma umuriro. hano dufite batiri yacu, hano tukagira ifite positive na negative terminal. hano tugiye gushyira resistor yacu hano, ubwo hano igiye gukora nka load nabwo ko ni ikintu gikonsoma umuriro. hano nibigenda bitya ikintu kizaba ni kimwe, tugiye guhita tubanza turebe ngo ese iyi resistor izacamo current ingana gute kuri power ingana gute. Current twifashishije ya mpande eshatu imwe nyambere kivamo amaformule, ubwo dufite voltage tukagira current tukagira na resistor. ubwo current yacu hano iraba ingana na voltage tugabanyije resistor. reka tubikarikire turebe ikintu biri buze gutanga, niba koko ari byiza ko wakoresha resistor yawe cyangwa se load ifite iyi resistance kuri volte 12. hano ikintu kizaba ni kimwe, ubwo current ingana na voltage tugabanyije resistance, ubwo ni 12 tugabanyije 100. ibi ngibi ikintu bizaduha ni iki? nuko tuzajya tubona ko ari 0.12 ampere. ubwo iyi ngiyi niyo current ishobora kuzaca muri iyi resistor yacu mu gihe twashyizemo nka load, ubwo niyo iri konsoma uyu muriro w'iyi batiri. hanyuma tumaze kubona current kandi dufite na voltage, ubwo tuyishaka none na power tumenye ngo ese hari ahantu hazaba hari gucamo power none ingana gute. hano twabonye ko ari kuriya power ni voltage dukubye current, ubwo ni 12 dukubye 0.12. ibi ngibi bingana na 1.44 watt. kandi mu gihe resistor yacu twabonye ko ifite power rating ya watt 0.25. urabona hano ikintu kizaba kibaye ni kimwe, resistor uzaba yitwitse. ariko urabona hano twayikoresheje nka load, urumva nyine nayo iri gucamo current isa naho ari ugereranyije niyo yagenewe kuba yatambutse. ariko mu gihe tukatubara urugero, mu gihe none iyi resistor yacu tuyikoresheje nka protection cyangwa se ikaba iri kurinda nk'agatara kacu k'akaredi gutya ahangaha ho resistor yacu nta kintu izaba, bitewe nuko iyi none niyo load, iyi ngiyi yabaye resistor isanzwe ya protection. bivuze ngo iyi load yacu nayo ubwayo nayo iba ifitemo nabyita nka resistance, ntago iba ishobora umuriro gucamo mu buryo bworoshye cyane. yego gucamo ariko ntabwo biba byoroshye cyane, niyo mpamvu iyi resistor yacu nayo iba ibasha gukora akazi neza nkaho nta n'icyabaye. urumva resistor yacu ari izakora, ariko nabyo biterwa. uba ugomba kubanza kumenya ngo ese circuit yanjye ngiye gukoresha igiye gukonsoma umuriro ungana gute. iyo usanze iri gukonsoma mwinshi nawe biba byiza iyo utangiye kugenda none nawe ureba resistor nziza cyane zifite power rating ziri hejuru nk'iza 2, 5, 10 gutyo. ni ukuvuga ngo hano ikintu ugomba kwitaho iyo ugiye gukoresha resistor yawe ariko ahantu hari resistance iri hejuru, ikintu cya mbere witaho ni resistance value, ama ohms ifite. cya kabiri ni power rating, izi watt resistor yawe ifite, kubera ko biba bizwi iyo ufashe resistor neza ziriya z'amabara, ushobora gufata size ya resistor runaka ugahita umenya ngo iyi resistor yawe ifite power rating ingana gutya. hanyuma tukagira n'ibyo twita voltage rating. hari resistor biba binanditseho ikwereka yuko, cyangwa se ugasanga biri kuri datasheet yayo nk'ijya kuyigura bisanzwe, ugasanga byanditseho yuko itagombera kurenza voltage zingana gutya. ikindi kintu ugomba kwitaho nta n'iyo gukoreshwa cyangwa se environment igiye gukoreshwamo, ahantu se harashyuha cyangwa se haravibura, kubera ko hari ahantu nyine usanga nimba ari nk'igikoresho runaka wenda kivibura cyane, ugasanga nyine ugiye kuhakoresha resistor. byose ni ibintu ugomba kwitaho kugira ngo resistor ibashe gukora neza kandi mu buryo bworoshye. ikindi kintu, niba ugiye guhitamo resistor ugomba no kureba ku moko, kuko resistor zifite amoko, zo twita carbon, hari izo twita metal film, hari izo twita wire wound, zose zigiye zitandukanye bitewe na power rating, kubera ko hari zimwe muri zo nk'izi zitwa wire wound ni resistor iba ari nini cyane, ku buryo niba ifashwa yihambura usanga hari urutsinga ruzingiyemo rwa nichrome wire cyangwa se n'izindi nsinga zose zigira resistance iri hejuru. rero urumva ni byiza kuhitamo resistor ariko wanje kumenya icyo ugiye kwikoresha bwa mbere, kandi ugahitamo resistor ifite power rating iri hejuru mu gihe utizeye neza yuko aho hantu hari power nkeya cyangwa se ari gucamo umuriro mukeya. rero ugejeje ahangaha video umuntu ingenzi cyane, kana subscribe kuri utarabikora,
kandi ukande like niba ugejeje ahangaha video utange na comment. Muri comment ushobora kubaza, ushobora kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi, byose biremewe. Ubundi duhuriye muri groupe yitwa Titan Professionals, link iri muri description kugira ngo ubashe kuba joininga nawe, ubundi duhuze ubumenyi cyangwa se dusangire ubumenyi mu ngingo zitandukanye, by'umwihariko ibyo kuri tere nibyo dukunda kwibandaho cyane. Ubundi duhuze ubutaha. Ciao.